twakagombaga kugisha hatungepasha kuwa na haya kuvugira Imana nta soni kusemea Mungu habilete haya kuvuga iby'Imana yakoze nta soni kusema matendo ya Mungu habilete haya Imana igikiza kanseri Mungu anaponyaka kanseri Imana igikiza sida Mungu anaponyaka ukimwi Imana igikiza diabetes Mungu anaponyaka diabetes yewe ndi umuhamya yeye mushuhuda yaratwimanye Uburyo bukomeye nashukuru Mungu kwa njia kubwa kundinda mu burwayi umwaka wose kwa kunilinda mu magonjwa mwaka yote narwaye mu kwezi kwa 10 niligonjwa mwezi ya 11 2022 ariko naje kumenya uburwayi ndwaye lakini nilikiajua magonjwa mimi nagonjwa mu kwezi kwa 3 2023 mwezi ya 3 2023 bona nararwaye njya kwa muganga barashakisha uburwayi ndwaye niligonjwa nikaenda hospitali bakatafuta magonjwa bakaikosa navuye kuri ibitaro bya Gisenyi nagiye ncuragiri bashakisha uburwayi barakira nilifika hapa ku general mara pili bakatafuta magonjwa bakaikosa banyohereza CYANGWA bakanituma CYANGWA nahamaze ukwezi n'igice CYANGWA nikamaliza kule mwezi na nusu ndayambaje n'ubizi n'ubuzubwo babari kuko ne twari turi kumwe ndambaje njwana jole maumivu tulikuwa naye ariko icyo gihe nta cyizere nari mfite lakini ile siku ile wakati sikuwa na matumaini nubwo abantu baje bakunda kuza kunsengera ariko nje nta cyizere nari mbigiramo kuri njewe lakini hata watu walikuwa nakianiombea lakini ndani mwangu sikuwa najisikia tena matumaini nawe tekereza muryamye mu cyumba nawe waza mnalala mushambre muri abantu 8 muko batu 8 batanu bagapfa batu 5 wanakufa uona wazaka nini ayo nao banze wibaza aho hantu jiulize saa vile na wewe saa watu batano wanapinga unaweza fanya tuvuga ngo naje buriya nije uri bukuri kintu gikomeye kurushaho kitu kubwa nize gusenga nta nibyo nilijifunza maombi na sikuwa najua kuomba hari umunsi umwe twari turyamye mu bitaro kuna siku mtu tulikuwa nalala mu hospitali ari igitanda cyari iruhande rwanjye kiri imbere yanjye gutyo uko kitanda ilikuwa mbele yangu bazanye umuntu wa mbere bakaleta mtu mmoja wa kwanza akakufa bashyiraho wa kabiri nawe arapfa bakatia mtu wa pili akakufa bashyira wa gatatu nawe arapfa bakapatia mtu wa tatu akakufa Rita yaje kunsengera uwo munsi arahagera Rita akakia niombele wakati akapafika arangije ari gusenga mubwiye n'ibyo abandi arambwira ngo nuriya nawe ari buze gupfa nikavuga sibyo bintu birashoboka nikamwambia kanambia na mwingine atakufa akimara kugenda avuye kunsengera ageze Nyabugogo ndamubwira ni wa mama wari kutubwira disi nawe arapfuye akaniambia nikamwambia sema na ule mama naye amefariki ambira ati Imana we ntabwo bizi Imana yanyu yatweretse ikintu abari ukuri bya Mungu ubijue wakati Mungu anaonesha kitu na ni kweli icyo gihe natangiye kwizera ile wakati nikaanza kuamini ko imbaraga z'Imana zikora nikasikia kama nguvu za Mungu zinatumikaka nibwo nijoro twageze tugira ikibazo turasenga wakati usiku tukakuwa na shida tukaomba tumaze gusenga ari saa 8 z'ijoro icyo gitanda twasengeraga n'ubundi tumaze gusenga saa 8 za usiku kisha kuomba muri icyo munsi icyo gitanda turunduka n'ipusi iriruka atekereza mu bitaro ipusi mu bitaro chini ya ile kitanda mukatokea pusi kakimbia waza mu hospitali abazi CYANGWA murahazi muri gatatu muri block ya gatatu mujuliza kwenye pusi neza tokea gitanda cya 10 nilikuwa nalala kwa kitanda ya 10
Oh, ibyo bya CYANGWA birarangiye. Vile vya CYANGWA vikaisha. Ntabwo nenda kabona uburwayi ndwaye. Nilikuwa siyapata magonjwa. Bari bakifata ibipimo. Balikuwa nafanya tu maexame. Kumbaga hangaha narifite mo gangliyo bari bakuramo. Balikuwa bakamopera na ile fasi. Baza kuntobora hano mu mugongo bakura mu musokoro. Bakanitobora ku mugongo bakatosha bibatatosha. Niho waje kwerekana ko ndwaye kanseri y'amaraso. Kisha bakaonesha kama mimi nagonjwa kanseri ya damu. Wabyumva mu by'ukuri kugira ngo bakubwire ngo urwaye kanseri y'amaraso. Saba nakwambia sema nagonjwa kanseri ya damu. Ikintu udashobora guhita wumva icyo aricyo. Kuko wumva ko ubuzima burangiye uwo mwana. Nikupita nasema maisha yanaishia tu pale. Ariko Imana yashyizeho ukuboko kwayo. Mwenye Mungu anawekea mkono wake. Igihe cyose iramuramura naho haba ari hahandi hakomeye hamuhagurutse. Wakati yote Mungu anaweza mulamusha. Ubona ari CYANGWA twaratashye baduha iminsi mikeya tujye mu rugo. Nikarudia nikatoka kule hospitali nikarudia nyumbani. Ngeze mu rugo. Sasa nifika ku nyumba. Ndongera nsubira CYANGWA gufata igisubizo. Nikarudia ku CYANGWA. Sasa nifika ku hospitali. Ngo bangiye ati wowe urwaye kanseri y'amaraso. Sema wewe unagonjwa kanseri ya damu. Ibyo bintu biragoye kugira ngo umuntu ahita byumva byo. Ndumva n'umudamu wanjye we yarabyumvise yikubita hasi. Ni vitu vya nguvu na mke wangu alibisikia kaanguka. Ubwo twavuye CYANGWA manuka nyine ubwo nacitse intege. Tulitoka kwa hospitali nikavuga ngo ngiye gupfa. Icyo kintu nabanje gutekereza muri iki. Kitu kia kwanza niliozaka ninataka kufa. Nageze mu rugo. Nilifika ku nyumba. Bari bampaye rendezvous yo kujya i Butaro. Transfer. Balikuwa wamenipatia transfer ya kwenda Butaro. Nageze mu rugo hari kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu. Nilifika ku nyumba nilifika ni siku ya 5. Mushumba yaje kunsura mu rugo. Chungaji akakuja nitembelea nyumbani. Kumwe n'abandi bantu b'abakozi b'Imana nka 3. Pamoja na wengine watu batumishi ya Mungu 3. Ngo bageze mu rugo basanga narembye. Walipofika nyumbani bakakuta nimeungua kabisa. Ariko njye ntazi ko narembye. Na sijui kama mimi nagonjwa hata. Ubwo barebye baravuga uyu muntu kumeze gutya se ngo tugiye kumusengera gusa. Bakasema huyu mtu mwenyewe kwa hivi tutamwambia tu. Aransengera, bagera babashira mu modoka. Bakanyangula bakanitia mu gari. Banzana muri urgence. Bakanileta bakanibeba kwa hospitali mu urgence. Kugera muri urgence nari mfite umuriro wa 40. Sasa nilifika mu urgence nilikuwa na moto fievre ya mingi. Buryo nari ndi kureba umuntu nkamureba igice cyo hasi gusa hejuru. Nilikuwa naona mtu mimi namuona chini yule sitamjua. Barasenze bakaomba n'abaganga bakora ibyabo n'abaganga bakafanya byabo bantera amaraso muri iryo joro bakanyongezea damu mwele usiku mu gitondo byuka numva nagize akabaraga asubuhi nikajisikia nimekuwa na nguvu wa mbere ubwo hari kwa gatanu siku ya kwanza ilikuwa siku ya gatandatu ku cyumweru kwa mbere nzinduka ndi kugibutana siku ya kwanza nikalamkia kwenda kwingine hospitali abantu mwe kugera Butaro ho nabonye ibindi bintu bidasanzwe hospitali yenyewe nilifika nabivuga ngo birangize nikaona vitu vyenyewe biko vya kawaida sijui kama ndabisema nibimalize abantu barapfuye mu maso yanjye watu balikufia mu macho yangu je nari ndembye nilikuwa naugua kubashinda ariko abandi ukaza mbona wari uhagaze neza ugapfa watu banakia banasimama mzuri wanakufa kanya na wagapfa wengine naye kidogo anakufa uburyo ntabwo nabara abantu banciye imbere ariko ndayambaje muri kuri ntwari ndambaje nisuja bansoberaga ijambo arambwira ati abantu ibihumbi alikuwa ananiambia sema bazagwa imbere yawe ariko twe tuzataha amahoro lakini sisi tutarudia amani amen igihe cyaratambutse ile wakati kapita uriya igihe gikomeye nagize cyabaye mu kwa gatandatu wakati ilikuwa ya ngufu maisha ilikuwa wakati ya mwezi ya 6 mu kwezi kwa gatandatu mwezi ya 6 nararyamye nililala bisanzwe kawaida ndakeka ari nka saa 7 ikizani ilikuwa saa 7 ndaryama ndasinzira ariko uko bigaragara jewe nikaranga nari napfuye siko sana nilikuwa nimekufa kuko nagiye kumva no bijwi rirambwiye ngo nikasikia sauti kaniambia ngabakerubi bananiwe wakerubi ariko je ubwanjye nje kukwirindi lakini mie peke nakia nikulinde amen abantu mwe narashidutse nilishituka
ngo bita muganga ibintu yari afite byose biragwa birameneka. Nikapiga munganga benye alikuwa navyo vyote vikaanguka vikamwagika. Hagurutse numva ntazi ahantu narindi. Nilislamuka sikuwa najua nilikuwa nimepoteza fahamu. Ariko ubu ngubu nabitekerejeho nyuma nsanga nari ngiye gupfa uwo munsi. Lakini wakati sasa mimi nabiwaza ninaonaka ningekuwa kufa ile wakati. Ubwo ibyo byose kwizera ko nzataha birabura muri nki. Ile wakati yote kuamini kwamba nitarudia ikakosa. Ikindi gikomeye aho ngaho, kingine kitu kubwa pale, Dr. aza kumbwira ati, Dr. akakia niambia, ese kubera iki abana bawe batagusura? Kwa nini watoto wako hawakutembelea? Ambwira ni njyewe kutansura abana bari ku ishuri. Nikasema watoto wako ku masomo. Boya wariko abana bakagombye kugusura. Hapana, watoto wangepaswa pia kukuona. Sinabitekerezaho cyane. Sikubiwazia sana. Ariko nyuma yaho Dr. yaje kumbwira ati narindi kugira ngo abana bawe baze bagusezere. Dr. akaniambia sema nilikuwa na wazia watoto wake. Nabonaga wagiye ko utari bugaruke. Nilikuwa naona umeenda hautarudia. Kuko sinyari yampaye mu gitondo yazindutse ari gutuka abaganga batari batanze ibipimo byanjye ko bingana. Sinyali alinipa lamuke ko natukana banganga benye bakusema bipimo yangu. Kuko icyo gihe nari nagize tena umuriro wa 41. Ile wakati tena nilikuwa nimepanisha tena fievre. Abasirikare b'umubiri baramanuka bajya kuri 0. Basoda mwili bakashuka bakafika ku 0. Plaquette zijya kuri 0. Plaquette zikashuka zikafika ku 0. Ningira abantu babaganga niba harimo umuganga yawe basobanurira niba babizi. Nikizani banganga baneza baexpliquer benye niko nasema. Nari napfuye. Nilikuwa nimekufa. Ariko Uwiteka Imana ishobora byose yo mu ijuru. Lakini Mungu mweza wote wa mbinguni. Yabyemeye yaranyimanye. Hakuitika kuko niyemeye ko Satani ankoresha uko ashaka cyangwa ngajyane uko ashaka igihe kitaragera. Shetani alibebe. Njya kuri cyo mvuga ngeze aho ngaho. Nakosaka cyo gusema wakati na. Ariko nabwiye Imana, Imana umbabarire. Nikamwambia Mungu nisaidie. Ntumfashe ku bwanjye. Usinisaidie kwa ajili yangu. Ahubwo mfashe ku bw'abana banjye. Unisaidie kwa ajili ya watoto wangu. No ku bw'abantu bitanga bakaza kunsengera. Na kwa ajili ya watu wanajitoaka banakia niombe. Shiki wanjye Rita nabonaga yarataye umutwe yarameze nk'umusesi. Kuba buri gihe najyaga kumubona mu gitondo nkabona ngezeho. Dadangu Rita nilikuwa naona shakosa mwenda wazimu, alikuwa analamukia naona anashtuka asubuhi na Imana unyibuke. Ariko wibuke aba bantu ntubakoze isoni. Lakini ukumbuke abantu bazabona yuko abantu batasenze Imana by'ukuri. Watu watasema abakumbaka kwa kweli. Mushumba nguyu nawe yahoraga mpamagara akansengera kuri telefone. Ananiombea ku telefone. Ariko icyizere singigire bitewe nuko nabonaga ubuzima bwanjye buhagaze. Sitakuwa na matumaini shuri kwa naona maisha yangu inaisha. Bigera nubwo kwa muganga abona ibintu byanze. Ikafika na wakati kwa hospitali bakora kwezi kwa gatandatu mwile mwezi ya 6 bahita banyohereza Rwa Faisal. Bakanituma Rwa Faisal. Ngeze Rwa Faisal. Sasa nilifika kule hospitali. Chamure marayi. Nikapita mweme hai. Ko nari mfite umutwe unijya ku buryo no guhindukira cyangwa kugira akantu gakankora kose umutwe warambyaga cyane birenze. Kwa maana nilikuwa nasikia kichwa kinaniruma sana, wanaona kitu kinanigusa kichwa kinaruma sana. Ko abandi bakaza ari bazima bagapfa. Jurebye gutyo singira icyo. Ubwo Uwiteka Imana abana nanjye bafari wa Faisal. Mungu akakuwa pamoja nami nagaruka nsubira i Butaro. Nikarudia Butaro. Ariko uvuga iby'Imana ko Imana izakiza uwayo. Wakati nasema Mungu atafanya uwali wake. N'abandi bantu nshimira Imana baje batanzi. Nashukuru Mungu wengine walikia na walisho. Babone ubutumwa ihuye igitarama. Balipata ujumbe kutokea Gitarama. Baraza barambwira ati wowe nubwo wihebye wumva ko byarangiye. Bakaniambia atoa natupa matumaini nasikia bimeisha. Kwa kabiri uzataha. Siku ya pili utarudia. Ndavuga ntabwo bishoboka. Nikasema haiwezekani. Tekereza nawe umuntu warangije kwishyiramo kugomba gupfa. Narangije kwiyeza imbere y'Imana. Meza jitia ndani kama utakufa. N'abaganga barangije kunkuraho amaboko. Na abaganga balishanitosha kwa mikono. Ariko abantu b'Imana baraza bati kuwa kabiri uzataha. Watu ya Mungu bakakuya bakasema siku ya pili utarudia. Buriya ubw'Imana abantu barakuvura. Imana ikagukiza. Lakini Mungu yetu. Abantu rero mumbere mu Imana amashyi kwanza mbere yuko komeza.
Imana irahambaye mwongere tirahambaye. Mungu ni mkubwa tena. Agira umuntu nsobera muri Zaburi ya 71. Nisomee kitabu cha Zaburi 71. Umurongo wa mbere agere kuri 6. Mstari wa kwanza atafika 6. Zaburi 71 mstari ya kwanza afika 6. Some mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka ni wowe mpungiyeho singakorwe n'isoni. Kubwo gukiranuka kwawe unkize untabare untegere ugutwi nkize. Umbere urutare rw'ubuturo aho nzabasha kujya mpungira. Wategetse kunkiza kuko ari wowe gitare cyanjye n'igihome kinkingira. Mana yanjye nyarura mu maboko y'umunyabyaha, nyarura mu maboko y'umunyarugomo ukiranirwa, kuko ari wowe byiringiro byanjye Mwami Uwiteka. Ni wowe nizera uhereye mu buto bwanjye, ni wowe njya nishingikirizaho uhereye mu ivuka ryanjye. Ni wowe wankuye mu nda ya mama, nzajya ngushimira iminsi yose. Amen. Amen. Urumva ko iyi Zaburi irisobanura. N'undi wese ufite uburwayi, ufite n'ikibazo gikomeye, iyi Zaburi ugerageza uyisome urangiza ushyira imbere y'Imana. Ari amagambo arimo wumve ko ari wowe uri kuyavuga. Hariya harimo gukira kwawe. Ko Bibiliya nirimo imbaraga zacu, nirimo agakiza kacu, nirimo gutabarwa kwacu, nirimo kugira ngo ubuzima bwacu bwose. Kuko twebwe tugerageza kwirwanirira, tugasaza imigeri tukagira gute, ariko Uwiteka Imana atakurambuye ibiganza bye ntacyo usobanuye. Twemere tuyoborwe n'Imana. Tukubali Mungu atuongoze. Nje kubwanjye ntabwo nari nzi ko mpagarara imbere yanyu. Sikuwa najua kama nitasimama mbele yenu. N'uyu munsi ntabwo nari nzi ko nza gusenga. Na sikuwa najua kama na leo nitafika kanisani. Ariko Imana niyitegeka. Lakini Mungu ndiye aliamuru. Ninayikora ibyayo ku munsi saha yayigeze. Mungu ndiye anafanyaka yake kwa saa yake. Ubwo urumva muri uko kwa gatandatu bageze nubwo banyandikira transferi. Nilifika magharibi akaniandikia transfer. Hari umucuti wanjye wundi twari turwaranye dusanzwe tuganira. Kuna rafiki yangu tulikuwa na gonjwa naye tulikuwa naongea. Ari mu gitondo turi kuganira ndaryama ndasinzira. Ilikuwa asubuhi tuko naongea nikalala nikasinzira. Hari saa 1:40 gutyo. Ilikuwa saa 1:40. Maze gusinzira. Sasa nilisinzira. Hangutse numva barambwiye ngo numva docteur ari kuvuga ngo nikasikia docteur yuko nasema ngo sabe ngapfuye kuri saa 1:52. Nikasikia avuga ngo ya ntabwo ibyo bintu bishoboka. Nani anakufa kuisa? Nahise numva mpamutse. Nikasikia mimi nashituka. Turwaye kimwe. Tunagonjwa magonjwa. Yari twari kuganira umuntu uvuye hanze. Anatoka. Nta kibazo yari afite. Alikuwa na tatizo. Ngo arapfuye. Aseme amekufa. Ese numva nanjye byanjye birangiye kubona. Nikasikia na mimi byangu binaishia pale. Numva ba mama bari kurira, numva abantu bose bari bandi rwanjye bari kurira. Nikasikia bepembeni yangu bako nalia. Nanjye nasohotse ntazi yo ndi kujya. Na mimi nikatoka sasa na sijui. Nasohoka mu bitaro ndagenda. Nikatoka mu hospitali nika. Ari mama simubwiye aho ngiye. Mama sikuwa namwambia. Ari ndayambaje simubwiye aho ngiye. Ndambaje sikumwambia kwa mimi naenda. Ari n'abamuganga ntawuza aho ngiye. Na muganga sikumwambia kwa mimi. Ariko numvaga mbaye nk'umusazi mu mutwe. Lakini nilikuwa najisikia nimekuwa sawa mwenda wazimu mkichwa. Ndagenda ngeze imbere numva docteur arampamagaye kuri telefone. Nikasikia docteur ananiita kwenye simu. Ngogaruka. Akasema rudia. Naraje. Nikarudia. Turabonana. Tukaonana. Ahitambwira rero ti byawe. Akanambia byako. Aha birananiranye. Hapa bimeshindikana. Tugiye kukohereza mu Buhinde. Tutakutuma ende. Wumvise kunyohereza mu Buhinde. Sana nilisikia kunituma ende. N'ubushobozi ntabwo. Na uwezo sina. N'abantu benshi bari kumbwira ati abantu bajya mu Buhinde benshi barapfa. Na babako nasema sema mingi bebanendaka ende banakufaka. Navuga ngo nanjye ngiye kugwa mu Buhinde tu cyangwa se. Nitakufia ende. Wala tumi na kufa. Ariko ko Imana ikora birahambaye. Lakini kizi Mungu anatendaka ni vitu vikubwa sana. Ikorera mu bantu. Anatumikia ndani ya watu. Imana yaje gukorera muri uwo mudokteri. Mungu akatumikia mwile daktari. Akusanya n'abandi ba docteur nka batatu. Akaleta na wengine wa daktari batatu. Uwo munsi ngo bagiye kumira transferi. Ile siku ndio walikuwa wanataka nipa transfer. Bahuza ibitekerezo bagira undi muti banzanira.
bakagutanisha mawazo bakaniletea ingine dawa. Rita ariko yaramaze kumbwira ati ibyo byose urimo Imana irahari iragutabara kandi uzataha uri muzima. Rita kanambia vile vyote uko ndani Mungu atakukumbuka na utarudia uko mzima. Ndavuga nibyo bintu uri kuvuga n'ibyawe kuko ntabwo uzurundi. Nikamwambia sembe nyako nasema ni byako nishojwe bebiko ku maisha yangu. Urumva ko nari narangije gutwitakariza icyizere. Nilikuwa nimepoteza matumaini. Imana irashoboye kandi irakora. Mungu anaweza na anatendaka. Ariko ikintu gisekeje ya kuchekesha nuko icyo gihe babimbwiye kuwa kane bakabiniambia siku ya 4 kuwa mbere siku ya kwanza Dr. Baraje arambwira ngo ziko umubiri bafata ibipimo ku cyumweru bakanikamata examen siku ya Mungu kuwa mbere Dr. arambwira ati ziko umubiri wawe wongeye gukora amaraso bakaniambia sema unajua kama umubiri wako umefanya tena zangu kama robine yanjye yaranze kurenga kuri 6 beba najua damu zivile vitu vinafanya kama damu ilikuwa imekatala pita kusita ko hemoglobin itageze kuri 6 twe nibemeraga kudutera imiti itageze kuri 7 n'igice kimwe none yanjye yanze kurenga kuri 6 umubiri wanga kongera gukora amaraso ikakatala vuka kusita mwili kakatala tengeneza ingine damu bakantera amaraso ariko ntibirenge hahandi bana nitobola damu binakatala pita ariko Uwiteka Imana ishobora byose lakini wamidana afata ibyaboze akabikira ibintu bizima akabifanya bizima. Amen. Manu himbazwe. ntacyo navuga ko Uwiteka Imana yacu Siwezi pata cha kusemea mbele ya Mungu. Mirimo yawe Mana. ubwo ibyo byararangiye Ikapita. uko isezerano ryabaye bakambwira uti uzataha kuwa 2 utarudia siku ya 2 kuri uwo wa mbere baraje bantera umuti wari usigaye ile siku ya kwanza wakanitobola dawa yenyewe ilikuwa nabakia kuwa 2 nimugoroba baransezerera siku ya 2 magharibi wakaniambia nirudie natashe kuwa 3 nikarudia siku ya 3 ariko urumva abantu b'Imana babwiraga ko ngomba gutaha kuwa 2 unajua kama watu ya Mungu walikuwa wananiambia nitarudia siku ya 2 Usubiye iyo Mana yanjye mwayimbere kikoko moka Mungu wangu ubuzi byanjye n'Imana bwakwira bugacya kasema byangu na Mungu boneze ngiye bonakucha kuko ibyo yankoreye muri uko kwezi yenye Mungu alinitendea mwa ile mwezi abantu bose turwaye kimwe niyo duhuye baravuga ati uyu muntu iki gituma utamera nkatwe watu wetu tunagonjwa sawa wanajiulizaka nini natumaka ukutakuwa sasa ibyo byose ni Imana yo mu ijuru lakini ile yote ni Mungu wa mbinguni. Sinzi niba twakomeza kuko ndi byinshi ufite nabwira Imana sijue kama ndi byinshi nababwira by'Imana yankoreye bya mingi bya niko nawe beneza sema bitambutse ubwonko bwanjye ese ndi buze ko muri kumbona mpagaze gute muko naniona ninasimama na wewe ubu muri kumbona gutya naragiye ngira umubiri usa na shokora niba shokora niba yoga ni shokora ivanze na noir sikuno ifite umubiri nilifika kwa wakati nikakuwa na ponye ko sa shokora ya kuchangiwa na noir sinari nshobora guhagarara ahantu uyu mwanya singeweza kana kusimama hivi iyo minota gusa nari nsigaye mvuga iminota 2 nilikuwa nasema minota 2 yonyine gusa bikansaba kujya kuryama amasaha 2 miniti 2 minalala saa 2 mutwe kandya kichwa kinaluma ariko ndashimira Imana ishobora kuza kuko yemeye kugiza kanzira mu bapfumu kanshyira mu bazima alinitosha mu maiti akanifanya Ukuri Imana yo mu ijuru n'ubu nizera ko duke dusigaye naamini kwamba na vya kidogo bibinawakia yarabikoze nta gisigaye ikindi gitangaje muri ibyo kingine cha kushangaza bongesha imyoterapi imwe bayinkuye amen 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 hari ibinini by'abandi bafata uko dawa zingine mmeza wengine wanakamata nemerewe gufata mia zitikio zikamata amen ubwo Imana mwayibwira iki ndi muzima ndashima Imana ko yakoze ibyo yagombaga gukora kandi mu gihe cyawe amina murakoze cyane amen Imana ibabere umugisha kandi n'abandi barwaye nabo Imana ibankoreyeho hose abantu barwaye amen amen